iyo umuntu yiyoboye akora ibintu bibi, iyo umuntu yiyoboye arateshuka pe, ugasanga umuntu wavuye, iyo umuntu yiyoboye akora ibintu bibi, iyo umuntu yiyoboye arateshuka pe, ugasanga umuntu wavuye. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ndashima Imana cyane kubw'iki gitondo cyiza, igitondo cy'ihumure, igitondo cy'umugisha Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Reka rero ntangire senga Imana, ni 𝗗𝗏𝗺𝗃 guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yumva gusenga, Imana yumva abayisenga bayambaza ku manywa na nijoro, nta hitakura umuntu, nta nahitamushyira. Urakoze data wa twese, urakoze Kristo w'i Nazareti, wakoze kuturamutsa amahoro, wakoze kuturinda. Bamwe nta bazamu twari dufite ku miryango cyangwa se ku bipangu, ariko waturindishije ukuboko kwawe kwiza. Kandi turabizi ko ijambo ryawe rivuga ngo Uwiteka atarinze umudugudu, abawurinda babera amaso ubusa. Ukomeze utugirire neza, udushyigikire, utwigaragarize, ube mu ruhande rwacu, turinde rwose, ukuboko kwawe kwiza kutubeho. Ijambo ryawe turarisengeye, abadukurikirana barushye n'abaremerewe nibaze bakubone baruhuke. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Ndasengera uyu munsi kugira ngo uyu munsi hagire ikintu uremera uyu muntu udukurikiranye. Uyu munsi unezeze buri wese twumva. Uyu munsi uramburira ukuboko abantu bawe, abaguhanze amaso, abagutegereje, reka bakubone. Urakoze ko wumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Nababwiye ngo ni 𝗗𝗏𝗺𝗃, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19. Turasoma umurongo wa 22. Twumve icyo Imana ivuga. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka dufashe. Kuri uwo murongo wa 22 agira ati, ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye umudugudu witwa Sowari. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Rero ahangaha ni igihe Imana yari yararakariye Sodomu na Gomora kubera ibyaha byahakorerwaga. Hari ngo bakoraga ibyaha by'indengakamere, Imana irababara. Kandi mwibuke neza ko igihe Imana yari yahamagaye Aburahamu ishaka kumukura muri Uri y'Abakaludaya, yari yaramuhamagaye ngo ariko uyu nguyu Loti ajyana nawe, yari mubyara we, ngo ahagurukana na Aburahamu. Kubera ko Imana itari yarigeze hamagara Loti, yagiye arushya Aburahamu mu rugendo, ngo abashumba babo bakagenda batezanya impagarara, baburana, bashwana. Ngo hanyuma Aburahamu abirebye asanga bizabyara amakimbirane, aravuga ngo mwene data, muvandimwe wanjye, ntabwo ari jye nawe twagirana ibibazo, ahubwo dore igihugu ni kigari, ihitiremwe aho ujya. Hanyuma nujya iburyo genda jya ibumoso, nujya ibumoso genda jya iburyo. Hanyuma ngo Loti we aravuga ngo areba ikibaya, abona ngo kiranetereye, kirimo amafu, kirasa neza, ngo aravuga ngo ahitamo kujya i Sodomu. Hanyuma batandukana batyo, ariko aho Loti yagiye ngo habaye ibyaha byinshi cyane, habaye ibyaha byinshi. Bibiliya iravuga ngo kugeza igihe Imana yarakariye ifata umwanzuro wo kujya kuharimbura. Hanyuma ifashe umwanzuro, abamarayika baraza bajya kubanza kuhatata, kuko muri gahunda z'urugamba n'intambara nta muntu utera ahantu atabanje gutata. Abizi igisirikare murabizi neza, murabyumva. Umuntu arabanza akajya gutata igihugu kugira ngo azakirwanye, umuntu arabanza akajya kugenzura hazajya. Nubwo buryo rero bajemo, ngo bahura basanga Loti ngo arabahata bagiwe, baraharara. Hanyuma ngo kubera yuko yahase abamarayika b'Imana kuri ari we, cyangwa se yakiriye Imana mu rugo rwe, ngo Loti baramubwira bati, nibwo Loti ngo bamubwiraga ibanga ry'ibyo bagiye gukora. Bamubwiye ibanga ry'ibyo bagiye gukora, bamubwira yuko bagiye kugira gute kurimbura. Hanyuma rero ngo baramubwira bati, rero wowe hunga, genda, tugiye
tugiye kurimbura Sodomu na Gomora tuyimareho. Hanyuma baramwe bati hunga genda fata abantu bawe, kuko abo bantu b'i Sodomu na Gomora bari bafite ubusambanyi bw'indengakamere. Babonye ngo bumvise ko hari abantu bagabo babiri baraye kwa Loti, ngo baraza ngo baravuga ngo sohora abo bagabo baraye iwawe tubasambanye. Hanyuma ngo Loti agira ate ngo arabimana, aravuga ati mwa bantu mwe, aba ni abantu b'Imana, afite abakobwa b'isugi batarahura n'abagabo, mwaba ari bo mufata mukabakorera ibyo mushaka, ariko abo bantu b'Imana mukabareka. Ngo bararakara bajya inama yo kumugirira nabi, ngo babagabo barasohoka babateza ubuhumyi, bararakara. Ngo ariko ngo mu gitondo babyukana umwanzuro wo gutwika Sodomu na Gomora bayitwikishije umuriro n'amazuku. Hanyuma rero ngo babwira Loti ngo nahunge, bamwereka umusozi ahungiraho. Ngo ariko ngo Loti aranga, aravuga ati rwose uriya musozi uri kure ntabwo nawe ujyaho. Ngo bari bamubwiye ngo nahungire ku musozi bana wumweretse, ngo ariko aranga yisabiramo ku gisowari. Noneho baravuga bati nta kintu. Bibiliya iravuze ngo iki ku murongo wa 22 ngo ihute uhungireyo, kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Urumva yari yabanje kubabwira ati rwose uriya musozi sinawujyaho, ahubwo nimundeke nigire kuri uriya mudugudu, dore uriya mudugudu uri bugufi. Loti agize ate yihitiyemo ahajya, yihitiyemo ahantu ajya. Aravuga ati rwose ntabwo ndibujye kuri uwo musozi mwanyeretse, ahubwo nimureke njye kuri uwo mudugudu, dore uri bugufi. Baramubwira bati ngaho huta, kuko twakwigwa tugireho umugisha, nta kintu turi bukore utarahagera. Ngo ajya ku musozi witwa Sowari, ariko Sowari ntabwo ari Imana yari yavuze. Aho Imana yari yamweretse umudugudu, undi musozi. We ngo yihitiramo kujya ku mudugudu wa hafi w'Isowari. Aha rero harimo inyigisho zo kutiyobora, kuko dufite Imana itwihanganira, dufite Imana itadutwaza igitugu, dufite Imana itwumva mu ntege nke zacu. Ariko kandi twakabaye tugira ubwenge. Nk'uyu Loti urebye ishyaka yari afite, yagize ishyaka rikomeye, agira ishyaka ryo guhisha abatasi, ryo kurwanirira abamarayika b'Imana igihe bari binjiye muri Sodomu na Gomora. Yarwanye urugamba rukomeye, abahungu bashaka kubafata ngo basambanye, hanyuma ngo aranga. Ariko byarangiye Loti ahuye n'ibibazo, arimbutse. Imana kubera iki? Kandi muzarebe ubushake bw'Imana burasharira, ariko aba ari bwo nyabwo, nibwo butugeza ku kintu kizima. Ahangaha Loti Imana yaramubwiye ngo ahungire ku musozi. Hanyuma iramubwira ngo igiye kurimbura Sodomu na Gomora, ariko nahunge. Ngo asaba abamarayika, aravuga ati nimundeke mpungire hariya kuri uwo mudugudu, dore uri bugufi. Natwara ukuntu tugiye twihumuriza, cyangwa se wowe ukihumuriza ugashaka kwishyiramo impamvu zawe, ukavuga ngo Mana, ugashaka ukuntu wagoreka ijambo ry'Imana, ugashaka ukuntu warihinduranya. Ariko bira bintu bigira ingaruka mbi. Maze iminsi nigisha ku ngaruka, z'ibyo umuntu yisigariza. Muntu w'Imana, hari ibintu umuntu yisigariza bikaba byamuteza ingaruka, bikaba byamuteza ibibazo se. Uyu Loti yahuye n'ibibazo, asaba kujya Sowari. Ajya Sowari, ageze Sowari ahahurira n'ibibazo, haramunanira. Igihe cyose iyo uhagaze aho Imana itavuze, hashaka kukubyarira ingaruka, hashaka kukubyarira ibibazo. Bari bwo toke urisabira kujya kuri uwo mudugudu, ngaho genda. Ubu hari ibintu duhura nabyo kenshi ugasanga nitwe ba nyirabayazana. Ubuzima kenshi duhagararamo dusanga intandaro zabwo ari twebwe. Ugasanga ikibazo winjiyemo ahanini ugasanga nuko utayoboje Imana, nuko utemereye Imana ubushake bwayo, nuko utemereye Imana igihe cyayo. Ariko igihe kirageze kugira ngo twisuzume, kugira ngo wisuzume urebe ngo koko ese ubu mpagaze aho Imana yavuze, mpagaze mu mugambi w'Imana, mpagaze mu gihe cyayo. Kuko uyu nguyu Loti yarazaririye, Imana yamubwiye ngo nahungire ku musozi, aranga. Aravuga ati ndeka njye Sowari. Loti niwe wisabiye Sowari, ageze Sowari haramunanira.
usomye mu bice byaho aho ngaho mu bice 19 ugasoma umurongo wa 34 na 35 39 38 ukahagera usanga Loti yarahuye n'ibibazo yaje kugera isowari n'abakobwa be bombi kuko nibo bari basigaye umugore we yarakebutse inyuma iby'Imana bigira kondisiyo umugore Imana yarabwiye ngo nimugende mwe nimuhunge Loti aravuga ngo reka njye isowari Imana yavuga iti ntacyo ndi bukora utaragera isowari niko murongo 22 watubwiye avuga ngo ntacyo nabasha gukora utaragerayo yaragiye ageze ariko haramunanira yaragiye ageze ariko umugambi w'Imana ntabwo ko ari kugisowari yarabizi uyu munsi hari ibintu Imana iturekurira cyangwa ikakurekuruka bijyamwo ariko ugazasanga bikubyara ibibazo Mana mpakazi ukagasengera ko kazi ahantu washakaga akazi ukabona nturi kukabona kandi ukavuga uti Imana nutama kariya kazi urabumpemukiye nutareka ngo nshaka uriya mugore urabumpemukiye nushaka uriya mukobwa n'intabana na urabumpemukiye uriya mugabo nitutabana kandi Imana yarebye irashaka kugutandukanya n'ikintu cyatuma urimbuka ntishaka gutuma kubara ko nujya kubana n'uriya mugabo n'ubugingo buri burimbuke nubana n'uriya mugore n'ubugingo buri burimbuke iri kuguhungisha ku gisowari ariko wowe ugashaka ku gisowari Loti yageze isowari haramugora reka dusome ku murongo wa bice aho mu bice 19 turebe ku murongo wa 24 turebe ukuntu byamugendeye ageze aho hantu Imana yamubwiye ngo ngaho jyayo murongo wa 24 yego 24 maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'Igomora amazuku n'umuriro maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'Igomora mazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru 25 atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose yego n'ibyameze ku butaka ariko Mukaroti arakebuka areba inyuma amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu hanyuma umurongo wa 28 yerekeza amaso Sodomu n'Igomora n'igihugu cyose cya kibaya abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome yego dusimbuke dusome ku murongo wa 34 bukeye bwawo uw'imfura abwira murumuna we ati ijoro naryamanye na data twongere tumutereke nijoro nawe ugende uryamane nawe ducikure data 25 yego n'iryo joro bongera gutereka se umuto arahaguruka aryamana nawe se ntiyamenya ko yaryamanye cyangwa ko yabyutse uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu uwo niwe sekuruza w'Abamowabu na bugingo umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami ari we sekuruza w'Abamoni na bugingo Imana itugirire neza amen Bibiliya yavuze ngo inkomoko y'Abamowabu n'Abamoni baturutse kuri Loti n'abakobwa be Loti yararushya byarana n'abakobwa be yageze isowari haramunanira ngo azenguruka ubutayu abakobwa nabo baravuga bati twirwariza ahantu nta bantu babayo ahantu nta mugisha twahabona ntituzapfe dutyo twibyarira abana ngo bakajya batereka se inzoga isakanywa gasinda ntamenye ko bwije cyangwa bwakeye ngo bakabyarana kabatera inda urumva ingaruka urumva kutumvira Imana urumva kutayoboza Imana uyu Loti yari yatangiye neza abamarayika bari barayiwe ubu dufite abantu batangira neza urugendo turimo
nta muntu wakwitwa intwari ataratabaruka. Intwari ni yatabarutse. Iyo umuntu akiri ku rugamba ntashobora kwitwa intwari. Bivuga ngo niba uri umukristo komeza ukizwe, niba usenga komeza usenge, komeza ube maso, komeza ubere amaso ubugingo bwawe, komeza ubere maso ibyo ukora. Kuvuga ngo narakijijwe agakiza hamazemo imyaka 10 20 ntago bihagije, ntago bihagije. Ni ukuba maso. Uyu Loti yari yatangiye neza, ndetse abantu b'Imana bari barayiwe, abamarayika bari barayiwe, Imana yavugiwe mu rugo, ariko ngo niyumvira Imana yisabira ku gisowari, ariko Imana se yari yamwerekeje, agezeho haramunanira. Nkunda kubwira abantu ngo reba neza ibintu uhagazemo, kuko hari igihe duhagarara mu kibazo akaba ari ikigeragezo shitani akuzaniye, ndetse nacyo ukanagitindamo, ariko utinze imbere y'Imana uyihamagara irakigukiza. Hari igihe uhagarara mu kigeragezo ari ishuri Imana ishatse kwigishiriza, naryo iyo usenze ukaba maso, igihe kigeze ishuri ry'Imana rirarangira kandi ukambikwa amakamba ukanagororerwa, na benshi bagakizwa bakavuga ati natwe tugiye kwakira Kristo, natwe tugiye kuba abakristo. Runaka koko yasubiye mu rugo rwe, runaka yarabyaye, yewe Imana iratabara. Uzi ukuntu yakubititse, bigatuma Imana ihabwa icyubahiro kubera ubuzima witwayemo, kubera ishuri wize ariko ukanaryiga neza. Iyo wize ishuri, ukiga ishuri ryo gutinda kubyara, ukiga ishuri ryo kwahukana, ukiga ishuri ry'inzara, iyo uryitwayemo neza bihesha Imana icyubahiro. Ariko uyu Loti ntago ryari ishuri, kwari ukutumvira, kwari ukutumvira. Yisabiye ku gisowari haramunanira, ageze yazerera ubutayu kubisowari biranga, kandi niwe wari wabyisabiye, si Imana yari yaravuze. Bantu b'Imana, iyo mbivuga bambwira abantu bakijijwe, hari igihe umuntu akubwira ngo ubuzima bwa gikristo buranze, ariko ubuzima bwa gikristo ntibujya bwanga. Ahubwo ikitunanira ni ugutuza ngo tumenye ubushake bw'Imana, tumenye icyo Imana idushakaho, tumenye icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Ariko ubuzima bwa gikristo ni bwiza, buraryoshye, Yesu aratabara. Muririmbyi yaravuze ngo ni kama sari ya nyuki, ngo bonja sikia yiko butamusana. Ubuzima bwa gikristo ni bwiza, buraryoshye. Rero icyo ushaka nawe nifuriza nuko tuba maso, tukarushaho kumvira Imana, tukarushaho kumvira Imana. Imana irayobora, yo yakuyoboye ntuyoba, yo yakuyoboye ugubwa neza. Uyu rero Loti yarisabiye ngo genda ashaka kujya hariya kuri mudugudu witwa Gasowari. Imana iramwemerera. Natwe uyu munsi yaguhaye agakiza, ujya no mu mazi menshi, iyo utambitse ibirenge uhura n'intumwa n'abahanuzi bakakubwiriza batigarukiraho. Pasiteri mu gitondo akakugira inama, akaguhamagara, umukozi w'Imana runaka akabwira ati hangane. Iyo umwumviye kwa kwihanganira mu Mana usenga, ntabwo uhura n'ingaruka, ntabwo uhura n'ibibazo. Bya bibazo ntubigwamo, Imana itugire neza, ntabwo ubigwamo. Ariko yo wanze ugatana, ugateshuka se, uhura n'ibibazo. Rero ndagira ngo mu by'ukuri wemerera Imana, wemerera Imana, wemerera Imana, wemerera Imana wa mubyeyi we, wemerera Imana wa mukobwa we, wemerera Imana mwene data, kugira ngo Imana ibashe kugira gute kuba hafi yawe. Ndagira ngo rero ntukiyobore. Loti yariyoboye agisowari, agisowari. Harimo isomo rikomeye. Agisowari agezeho haramunanira, hamunaniye n'abakobwa bacitse ku icumu batatembanywe n'uwo muraba wose wabayeho, bigira inama yo kujya gute ngo yo gushaka abana kuri se. Cyari ikintu kibabaje. Iyo umuntu yiyoboye akora ibintu bibi, iyo umuntu yiyoboye arateshuka pe, ugasanga umuntu wavuye mu mugambi w'Imana, usanga umuntu asigaye atinyuka n'ibitagatinyutswe, asigaye akora n'ibitagakozwe. Ariko nje kukubwira ngo wikwiyobora, ba hafi y'Imana, wikwiyobora, garukira aho ngaho, wikwiyobora. Imana irahari, Imana irahari ngo ikugirire neza, Imana irahari ngo igutabare, Imana irahari ngo ikurwanirire. Mwene data, mu Kristo mugenzi wanjye, wo wikwiyobora, Imana irahari kugira ngo ikugirire neza. Imana y'amahoro ibagirire neza. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndagira ngo mbasengere Imana. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bigeragezo, biragusaba kureba ngo mbese nabyinjiyemo nde. Uyu munsi ushobora kuba nawe uhagaze ahantu ubona ibintu bisa nkaho byanze, kuko byageze aho Loti biranga, yageze isowari biranga kuko si Imana yari yavuze. Igihe cyose rero
Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyari ku ntebe y'ubuntu. Twebwe umahirwe dufite nuko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi. Wagarukiraho kazamura ibiganza ukabwira Imana ngo Mana nyemerera, narabibonye ko natanye, ndabibona ko nahabye, ndabibona ko ibyo ndimwe atari ubushake bwawe, ngirira imbabazi. Kandi ugarutse Yesu arakugarukira ko aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ndagira ngo usengere ngo urushye ibikuruhije, birashobora ko ari ibigeragezo bya shitani, birashobora ko ari ikigeragezo ari ishuri ry'Imana, biragusaba kuba maso kugira ngo umenye uruhande uherereyemo. Urakoze Mana yacu, cyubahiro kibi cyawe. Hari umuntu uri ku musozi w'Isowari, ariko uyu munsi umugirira imbabazi. Uhagaze Isowari abona ibintu byanze, ahagaze Isowari arabona ibintu bikomeye, ariko uri Imana ishobora byose, ushobora kugira neza uyu muntu. Ntabwo Loti yagira amahirwe yo kwihana no guca bugufi ngo asabe imbabazi, ariko uyu nguyu yagira amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Mubabarire mukuri Isowari. Isowari nta cyiza kibayo, Isowari nta mahirwe abayo, nta bukwe butahwa, nta rubyaro ruhaboneka, nta mazu yubakwayo. Isowari ni ukuzerera gusa, umuntu akazerera mu butayu. Uyu muntu uri Isowari rero wisobanukira kumva ari Isowari, umugirire impuhwe n'imbabazi, umugaruza urukundo rwawe. Urakoze Mana, turagushimye ko wumvise. Hari umuntu ugiye gukura Isowari, hari umuntu ugiye kugirira neza, hari umuntu ugiye kukubona uyu munsi agatabarwa. Urakoze kumugiriye neza, urakoze kumutabaye, urakoze kumukuye Isowari kandi ukamurenganura rwose. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibagirire neza. Yari Gatera Jose. Reka mbahete nomero ya telefone kugira ngo uwumva adasobanukiye kuba Isowari no kuba ahandi hantu utabisobanukiwe wampamagara nkakugira inama mu buryo burambuye. Ni 0785 98 944 0785 98 944. Imana y'amahoro ibahe umugisha.